Ibintu nibishya mugara abantu bitega ibintu. Oya nibishyashya Bitega bitega ubuhanuzi kabisa. Hano hanze hari abantu bafite ubwoba ngo hari impfu nyinshi ngo mu mpera z'umwaka ngo hari impfu nyinshi. Nta ntambara Imana iri kunyereka. Ntayo rwose. Ntayo pe. No mu rusengero mperutse kuramutsa umukristo dushoje amateraniro. Ati profete atuzengere cyane ndumva naye ngiye gupfa. Rero ntabwo abantu bakwiriye kugira ubwoba Evode. Ibiruma abantu byagiye biza kuva kera cyane. Satani nta konji yigeze agira gute agira. Niyo mpamvu rero abantu bafite ubwoba ngo mu kwa 11 mu kwa 12 ngo bagiye gupfa ngo ibitambo ngo byatambwe biki nibiki. Reka mbabwire ngo nje hangaha guhanura ubuhanuzi bukomeye bwa kuno kwezi kwa 11. Mbuhanuye abantu bafite ubwoba. Kuki mwibutse guhanura intambara mu mpera z'umwaka? Ubu suratekereza yuko Imana yabanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere mu kwa 12 nibwo Imana gukuye amaboko mu bintu Imana yambwiye bigeze mu 8. Narabwiwe ngo nimbwira abantu bagabanya ubwoba. Imana arambwira ngo mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 nimba wumva utarimo wandike muri commentaire aho ngaho uvuge ngo jewe runaka ntabwo amazina yanjye arimo, ntabwo aborozi bazantamba ibitambo sindimo mu kintu cya kabiri Imana yambwiye igiye gukora mu kwezi kwa 11 yarambwiye ngo Imana igiye kurema mu bantu Imana igiye kuremera urimo. Ndakwibutsa yuko urimo. Imana yabimbwiye yuko muri kuno kwezi kwa 11 hari abantu Imana igiye gukura ku misozi. Imana yarambwiye ngo muri ukwezi kwa 11 ije gukura abantu muri gereza. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Ndabasuje mwese abadukurikiye ku ISEZERANO TV n'ibyacu bikomeye cyane kwa mugarutse kubana twumwe nk'uyu nguyu. Reka mbashimira aho mwamuherere hose yaba ari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri Burundi, abari muri diaspora mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Ariko nta bantu badukurikiye bari muri Israel. Nabo ngo tubasuhuze. Turabaramukije bose. Professor umunsi waje mu mavuta mashya. Amen. Amen. Uyu ni umwambaro batambyi bajya bambara. Uyu ni umwambaro w'abatambyi. No bwa mbere nkuko ubonyemo. Uyu mwambaro yo nkwambaye mba ngiye guhanura ibintu bikomeye cyane. Ugiye guhanura ibintu bikomeye. Yego. Kandi mu bihe byiza pe. Uri mu bihe byiza rwose. Muri amasengesho cyane amasengesho y'iminsi 96. Turakomeje kandi kugeza umwaka urangiye. Nani stop kabisa. Aguhagarara. Abatajya babibona bajya bakurikira kuri Yesu arakiza. Yego rwose. Ari Yesu 12 buri saa 11 z'umugoroba. Saa 11 z'umugoroba twarutangiye. Saa 11. Evode aruraho. Ndaho ndashima. Umeze neza. Cyane rwose. Haleluya. Uyu munsi ariko ibintu nibishya mugara abantu bitega ibintu. Oya nibishyashya. Bitega ubuhanuzi kabisa. Hano hanze hari abantu bafite ubwoba ngo hari impfu nyinshi ngo mu mpera z'umwaka ngo hari impfu nyinshi. Ariko se kuki abantu kari by'abantu barimo guhanura. None se kuki abantu bizerera mu mpfu? Ariko se none se Imana irica abantu kugira ngo bigende bite? None se Imana ni yari? Imana iriho. Ubwo se nukuvuga ngo mu kwezi kwa 10 no kwa 12 abantu bagiye gupfa. Abantu bari kubwoba Ivode. Ngo nibwo Satani akeneye ibitambo. Oya, none se abantu kuki baririmba Satani cyane aho kuvuga imbaraga z'Imana? None se Satani arusha imbaraga Imana? Reka. Ibyo ni byo bakwiye kwibaza. Oya ntabwo Satani arusha imbaraga Imana. Ntabwo rero abantu bagomba kugira ubwoba ngo bumve ko mu kwa 11 ariko bagiye gupfa. None se ubundi abantu bagiye bapfa mu mezi atandukanye. Gupfa ni ibisanzwe. Gupfa ni ibisanzwe kandi urupfu ku mukristo ntibyishimo. Ntabwo ba rero.
abantu ntibagira ubwoba, abantu bafite ubwoba ngo bagiye gupfa mu kwa 11 mu kwa 12 ngo satani ngo arimo arasaba abantu ibitambo. None se satani yigeze agira konji? abandi nabonye batangiye kugira ubwoba ngo indege z'intambara ya Congo ngo mu Rwanda. yewe nta ntambara Imana iri kunyereka, ntayo rwose, ntayo pe. nuko bure abantu babaza bahanura ibitandukanye. Buri muntu ubwo ni Imana ye, ubwo umuntu ufite uko abanye n'Imana hari icyo Imana iri kuvuga. Yego. Profe, ngaho turagize Imana twinjiye mu kiganiro. Turagushima mwami Imana yacu, turahimbaza izina ryawe, turavuga gukomera kwawe, turavuga ineza yawe. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishobora byose. Twongere tugushimire wa Mana we kuba wongeye kuduha umwanya nk'uyu nguyu. Aya ni amahirwe ageretse ku yandi kuba twongeye kuboneka hano hantu ku ISEZERANO TV. Iyi ni televiziyo watoranyije mu mateleviziyo menshi kugira ngo ajye atambukaho n'ubutumwa bwiza. Birakwiriye ko mwami abantu bumva ubutumwa bwiza kugira ngo babakize, babohore. Paulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo bunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza. Turagushimiye ku bwa Evode utwakiriye ndetse n'abandi batari bakeya benshi badukurikiranye bari mu migabane itandukanye aho bari. Turasenze kugira ngo imbaraga za Mwuka Wera zibuzure kandi Kristo ngwino utangirane natwe kandi usuzanye natwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye Imana shimwa. Amen. Amen. Profe, uti abantu bitega ubuhanuzi nje guhanura ibintu bikomeye. Nje guhanura ibintu bikomeye Vode, kuko Kristo nizeye arakomeye. Buriya tuvuze guhanura ibintu bikomeye ntabwo ari twe dukomeye, Kristo niwe ukomeye. Impamvu tuvuga ko tuje guhanura ibintu bikomeye nuko twizeye umugabo ukomeye. Amen. Mbabajwe n'ibintu biri kubera hano hanze Evode, sinzi nimba uri mu bireba, abantu bari gukina n'imbaraga z'abapfumu, ukajya ukabona umuntu arimo ararwara n'umupfumu runaka, sinzi barabibonye kandi ngo ni pasiteri. Ni pasiteri. Abantu barimo baratukisha izina ry'Uwiteka Imana, ariko si ubundi mwaretse Imana ikirwanirira. Ni ngombwa yuko pasiteri afatana amashati n'uwitwa ko ari umupfumu? Barwaniye mu mwuka. ntabwo twebwe intwaro zacu hari ugukina boxi. Oya turwanisha intwaro z'Imana. So rero navuga ngo tuje guhanura ibintu bikomeye twahawe n'Imana muri kuno kwezi kwa 11. Hari amakuru twahawe ijuru. Tumva rero abantu bitegure kumva icyo Imana ivugana nabo. Kandi reka mbabwire mugabanye ubwoba, ibintu by'ubwoba rwose. Uri guca ku muntu ngo yewe ngo aya mezi muri mushaka ngo mube maso ngo abantu bashobora kuba bagiye gupfa. Bimwe nakubwiraga biri ahantu hose, no mu rusengero mperutse kuramutsa umukristo dushoje amateraniro ati profete atuzengere cyane ndumva naye ngiye gupfa. Avuga nase mu kwa mbere ntiwapfuye, mu kwa kabiri ntiwapfuye, ubu mu kwa 11 nibwo ugiye gupfa. Ati no ati nta makuru ufite, ati nta makuru ufite, ati muri aya mezi ati satani agiye kurya abantu benshi cyane. Ndavugira nti rero gabanya ubwoba kuko Bibiliya inyereka uburyo ngo Paulo ngo ageze ku kirwa cyitwa Milita Evode, Paulo ngo akimara kuhagera ngo abo ku kirwa ngo bamwakira neza. Bamwakiriye neza, noneho ngo Paulo ngo ateranya ngo umuganda w'inkwi, ngo muri wa muganda w'inkwi ngo havamo ikiyoka, ngo kiraza kiruma ku gikonjo cya Paulo, ku kiganza cya Paulo. Ngo aba ku kirwa cy'Imerita baravuga ngo nubwo Paulo yakize iriya nyanja ntarohame, ariko kino kiyoka turakiza ntabwo kiri bukundire Paulo kubaho. Hari umurongo shaka bamuhereza amasaha, baravuga ngo Paulo agiye gupfa. Isaha bamuhaye babona Paulo arayirengeje, bamuha umunsi babona arawurengeje. Noneho usomye hasi muri iyo chapitre y'ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo uri hasi gutyo haravuga ngo babandi babonye
Pawulo ntacyo abaye, ngo barahindura baravuga ngo Pawulo si umuntu usanzwe ahubwo ni Imana, kuko Pawulo yafashe cya gikururuka agikunkumurira mu muriro. Rero ntabwo abantu bakwiriye kugira ubwoba Evode. Ibiruma abantu byagiye biza kuva kera cyane. Satani nta konji yigeze agira gute agira. Niyo mpamvu rero abantu bafite ubwoba ngo mu kwa 11 mu kwa 12 ngo bagiye gupfa, ngo ibitambo ngo byatambwe biki n'ibiki. Reka mbabwire ngo nimuhagarare nka Pawulo. Muhagarare nka Pawulo nta bwoba yagize, afata ngo ikiyoka cyari cyamurumye kandi bari bamuhaye amasaha yuko agiye gupfa, ariko Pawulo afata cya kiyoka ngo mu butware bw'Imana akunkumurira cya kiyoka mu muriro, ngo bategereje ko ari bupfe barabibura. Ndagira ngo mugire abantu babwire ngo babandi baguhaye igihe, babandi bakubwiye ngo uzapfa utabyaye, babandi bakubwiye ngo ntuzashaka, babandi bakubwiye ngo uzapfa ukennye, babandi bakubwiye ngo uzapfana igisuzuguriro, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi nje kuguha amakuru uza kubashyira. Amen. Sinzi rero uyu mwanya n'uwawe rwose, umwanya n'uwawe turimo kuntindira. Urakoze cyane, Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero duhereze abantu ikaze mwese ahantu muri twamaze kubakira. Nshimye Imana yongeye kungarura hano kuri iyi televiziyo, ndayikunda cyane kuko nagiye nyitambutsaho ubutumwa akenshi cyane kandi bwagiye bufasha imitima ya benshi. Tunashimira Imana kandi kubwa Evode umuyobozi wayo mu by'ukuri, kuko ajya yakira abavuga ubutumwa beza kugira ngo baze mu by'ukuri bagaburire abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Mwese rero tubahereje ikaze. Nje hangaha guhanura ubuhanuzi bukomeye bwa kuno kwezi kwa 11. Mbuhanuye abantu bafite ubwoba. Mhanuye buno buhanuzi abantu bakutse imitima, abenshi bakutse imitima, abenshi bihebye bari kuvuga ngo bagiye gupfa mu mpera z'umwaka, ngo Satani agiye kugaba ibitero bikomeye cyane ku buzima bwabo. Ako ndashaka kubabwira ngo Yesu Kristo uko yarari kirya gihe n'uyu munsi niko akiri. Yesu Kristo wabanye nawe mu kwezi kwa mbere, ntabwo mu kwezi kwa 11 aribwo yakureka. Yesu Kristo wabanye nawe mu kwezi kwa kabiri, ntabwo mu kwezi kwa 12 aribwo yakureka. Kuki abantu mutakarije Imana icyizere? Kuki mwibutse guhanura intambara mu mpera z'umwaka? Ubu uratekereza yuko Imana yabanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere, mu kwa 12 nibwo Imana igukuyeho amaboko, nibwo Imana ikuretse? Nagira ngo nkubwire ngo Imana yabanye nawe mu mezi abanza y'uyu mwaka, ni nayo Mana ikiri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane, Imana nihimbazwe. Mu gitondo mu gihe naraye mbizi yuko uyu munsi nza gutambutsa buno butumwa Imana yampaye kuri televiziyo, nibwo Imana yambwiye ngo fata uyu mwambaro uwambare. Uyu ni umwambaro wa gitambye. Uyu mwambaro sinye mfa kuwambara gutyo, mwambara n'amazi kumva ijwi ry'Imana. Mu gitondo rero nawambaye, Imana irambwira ngo fata uyu mwambaro uwambare, kuko uyu munsi ndagira ubwa butumwa uze kuburekura, uburekurire abatuye isi. Kandi uwo mwambaro numara kuwambara, numara gutambutsa ubutumwa, uze gufata umwanya usengera abantu. Uyu ni umwambaro abatambyi bambaraga muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane, nanjye ndi umutambyi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndagira mbabwire abantu, mbabwire yuko Yesu Kristo uko yarari n'uyu munsi niko akiri, ntabwo yigeze ahinduka. Asiye badilika ni Yesu peke yake. Umwami udahinduka ni Kristo wenyine. Imana nishimwe cyane kandi Imana nihimbazwe. Nagira ngo mbanze mbwira abantu ngo nimureke ubwoba, ibintu by'ubwoba mu birambike hasi. Impano twahawe cyangwa se umwuka twahawe n'Imana ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ntabwo ari umwuka wo gutinya. Twahawe umwuka wo gushira amanga. Imana yabanye nawe mu kwezi kwa mbere, ni nayo Mana igiye kubana nawe mu kwezi kwa 11 turimo twinjiyemo, ndetse n'ukwezi kwa 12. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bantu bagiye gutambwa ibitambo ibyo muvuga ntabwo urimo, je ntabwo ndimo, mu bapfa sindimo, mu bakenyuka ntabwo ndimo, oya mu barwaragurika ntabwo ndimo. Cyakoze wowe ni wumva kuri yo liste wayishyiraho uyigeho, ariko ndumva jewe ntarimo. Ndagira ngo nawe nimba ubyizeye yuko mubo Satani agiye gutambaho ibitambo, mubo abarozi bari butambeho ibitambo, nimba utarimo ujyaho ngaho muri commentaire hano bandikira comment uvuge ngo nanjye runaka ubarizwa muri iki gihugu, ubarizwa muri aha gace, uvuge ngo muri aya mezi uko ari 2 kwa 11 n'ukwezi kwa 12 ntabwo ndi mu mubare wabo bazatambaho ibitambo. Nukuri kose ikinda gisubiramo nakubwiza ukuri yuko mu bantu abarozi bazatambaho ibitambo ntabwo jewe ndimo, nawe ntabwo urimo. Nimba ubyizeye wandikaho muri comment uvuge ngo ntabwo ndimo,
wandike n'amazina yawe bidekarare nta bwoba, ubyature nta bwoba, uvuga uti ntabwo ndimo mu bo abarozi bazatambaho ibitambo. Imana ishimwe cyane, kuko uyu munsi ndaza gusandaza ikintu cyitwa ibicaniro ry'abakonikoni n'abapfumu. Imana ishimwe cyane, amavuta uyu munsi mpagazemo ntago ari amavuta akinisha abakonikoni, akinisha abarozi, kuko hari n'ibintu ndambiwe hano hanze. Imana ishimwe cyane, kubona umuntu yubaha uko izina ry'Uwiteka Imana. Ibi bintu birababaje, ibi bintu biteye isoni, biteye n'agahinda. Hanyuma ndagira ngo mbanze mbabwire ngo nimugabanye ubwoba, ibintu by'ubwoba mu birambike hasi, ibintu byo gutinya ngo bishyire hasi, kuko Kristo aracyari ku ngoma, Kristo aracyabohora, Kristo aracyagira neza, Kristo aracyatabara, Kristo aracyaruhura abarushye, Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, Kristo aracyagira neza. Imana nishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. So rero mu bintu bigeze mu 8 Uwiteka Imana yambwiye muri kuno kwezi kwa 11, ikintu cya mbere Kristo yarambwiye ngo nimbanze nibutsa abantu, mbabwira yuko uko yabanye nabo mu mezi abanza n'uyu munsi muri aya mezi uko ari 2 asigaye kugira ngo uyu mwaka urangire, yuko Kristo akiri kumwe namwe. Imana yarambwiye ngo kuki abantu bagize ubwoba mu mpera z'umwaka, kuki abantu bari gutinya mu mpera z'umwaka. Ese iyo Mana yabanye namwe mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa 11, murayibagiwe, ubu murayibagiwe, noneho muhaye Satani ububasha. Rero Satani mumuhaye ububasha, abarozi mubahaye ububasha. Reka mbabwire, Imana iherutse kunyigisha inyigisho ikomeye, inyigisho uburyo ngo mu nsengero nyinshi usanga bafata umwanya muremure batokesha abadayimoni aho guhamagara imbaraga z'Imana. Imana irambwira ngo kuki abantu muri iki gihe bari gufata umwanya muremure batokesha abadayimoni aho kwizera imbaraga z'Imana. Ese ari Satani n'Imana igifite imbaraga niki? Reka mbabwire, aho gufata amasaha 3 wirukana abadayimoni, utokesha abadayimoni, fata ayo masaha 3 wakira presence y'Imana, wakira imbaraga z'Imana, kubera ko ahantu hari umucyo ntabwo umwijima wahaza, ntibibaho. Ahantu hari imbaraga z'Imana nta murozi wahagera, nta badayimoni bahagera. So rero mu bintu bigeze mu 8, ikintu cya mbere Imana yarambwiye ngo nimbwire abatuye isi yuko bakwiriye gusohoka mu mwuka w'ubwoba, ngo ntabwo Imana yabahaye umwuka w'ubwoba, Imana yabahaye umwuka wo gushira amanga. Ndabyibuka Kristo amaze kuzamuka agiye mu ijuru, yasize ahaye abigishwa be isezerano, arababwira ngo nimutegereze murindire, ariko nubwo mutegereje ngo muzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane, ngo kandi mwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo bo kumpamya Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera z'isi yose. Imana ishimwe cyane, ngo muri icyo gihe icyabaye niki, bamwe mu bigishwa ba Yesu abahawe mwuka wera bagira ubwoba, bigumira Yerusalemu. Ariko Paulo wari ufite umwuka wo gushira amanga, Paulo ngo arenga barriers, arenga inzitizi, akuraho amabariyeri yari ahari, ayakuraho, yinjira no mu banyamahanga, atangira kubabwiriza, atangira kubabwira ubutumwa bwiza. Kubera iki? Uko Paulo nta mwuka w'ubwoba yari afite. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo abandi baragenda bigumira Yerusalemu, bigumira Yerusalemu, nibwo bamwe batangiye gupfa. Bibiliya itwereka uburyo uwitwa Yakobo bamwicishije inkota. Kano kujya muri ibi ngibi cyane kuko Imana ishimwe cyane twatinda. Ahubwo nagira mbabwire ngo muri icyo gihe kubera umwuka w'ubwoba, bamwe mu bigishwa ba Yesu batangira kwicwa, batangira gupfa. Yakobo ngo bamwicisha inkota. Uzi impamvu yapfuye? Bari barigumiye Yerusalemu gusa, banga kujya mu banyamahanga ngo bababwirize ubutumwa bwiza. Mwijuru aho Imana iri, Imana birayibabaza. Imana iravuga kuki mutajya kubwiriza kuvuga ubutumwa no mu banyamahanga. Imana ishimwe cyane. Nibwo batangiye gutotezwa, nibwo batangiye guhura n'akaga. Iyo ubwoba bwakugezemo umurozi arakwica, iyo ubwoba bwagutashye abadayimoni barakwica, iyo ubwoba bwagushoye umupfumu bashiriye amazina yawe arakurangiza. Ariko iyo nta bwoba ufite umutima wawe, Imana ishimwe cyane, iyo uciringiye imbaraga z'Imana, iyo ukizeye ubutware bw'Imana, iyo ukizeye imirimo y'Imana, iyo ukizeye izina ry'Uwiteka Imana, ndakubwiza ukuri, nta mukonikoni wakurangiza, nta mupfumu wakurangiza, nta murozi wakurangiza. Imana nishimwe cyane kandi Imana nihimbazwe. Oh haleluya haleluya. Mperutse kuba ndi mu giterane, Imana ishimwe cyane, narimo mbwirizamo hano mu itorero riri Kimironko hano, ndi kubwiriza. Imana impishurira umudamu umwe, singiye kumuvuga amazina hano, si ngombwa. Imana impishurira amazina ye, ndamubwira ntumva nkubwire, bagiye kuroga. Kandi umuntu ugiye kuroga arakurogera mu cyayi cy'amata. Ariko ikintu Imana igiye gukora,
igiye gutuma ubwo burozi agiye kurogesha, Imana igiye kubutiza izuba agenda bwanike, namara kubwanika abuzane azi ko bukora neza, narangiza buminjire mu cyayi cy'amata, uzakinywa ariko ntacyo uzaba. Niko byagenze. Aragenda uyu mudamu ku munsi wakurikiyeho agiye gusura umuntu, yari azi ko ari best friend wiwe, yari azi ko ari inshuti ye, amwakirije icyayi cy'amata, asohotse hanze gato wa mudamu bamuminjiriramo. Icyabaye ni iki? Araza anywa cya cyayi cy'amata, amaze kukinywa icyakurikiyeho ni iki? Umudamu yari azi neza ko agiye gupfira aho ngaho, kuko uwamuroze yari umugore mugenzi we, azi neza ko ari buhita apfira aho ngaho. Umunsi wakurikiyeho amwandikira SMS aramubwira ati runaka we, narakuroze ntiwapfa, nari nzi neza yuko uburozi nashyize muri kiriya cyayi cy'amata uri buhita upfa. Aramubwira ati mbabarira ntunjyane muri ribu, mbabarira ntunarange, kuko nizeye Imana ukorera, nizeye Imana wizeye. Ese uri umuntu usanzwe ko nakuroze ukagupfa? Reka mbabwire, Kristo twizeye tujya turya uburozi ntibutwice, turya turya uburozi ntibutwice. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ubu uyu munsi uwo mudamu w'umurozikazi yakijijwe yizeye Umwami Yesu. Yabwiye uwo mudamu yari yaroze, aramubwira ati mbabarira ntunjyane muri ribu, kuko ibi bintu bikoza abantu benshi, ariko mbabarire rwose ntunarange, ndumva igihe kigeze kugira ngo nihane nakira Umwami Yesu, kuko menye neza ko hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibintu by'ubwoba nibirangire. Mu bintu Imana yambwiye bigeze mu 8, narabwiwe ngo nimbwira abantu bagabanya ubwoba. Imana irambwira ngo mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 ngo abantu bafite ubwoba, abantu bafite gutinya, abantu bararyama bakumva batari bubyuke, abantu barajya mu kazi bakumva ko batari butahe amahoro, abantu barajya mu modoka bakumva ko bagiye gukora amaksida. Shuti yanjye, mu bantu Satani ari butambe ibitambo ntabwo urimo. Niba wumva nawe utarimo, ujya aho hantu wandikira comment uvuga uti jewe runaka nitwa gutya na gutya, ntuye muri iki gihugu, mu bantu abarozi bazatamba ibitambo ntabwo ndimo. Reka mbabwiye n'ukuri kose, ntabwo ndimo nanjye, ntabwo ndimo mu bapfa sindimo, mu bakenyuka ntabwo ndimo, mu bagabaho ibitero sindimo, kuko nizeye umugabo udatsindwa. Imana ishimwe cyane. Umugabo udatsindwa ni Kristo. Oh, haleluya, haleluya. Reka rero mbabwire bene data, nta bintu by'ubwoba. Umugabo utari ufite ubwoba witwa Paulo, ngo yitegereje uburyo ababigishwa ba Yesu ngo bari bigumiye Yerusalemu, arangije baragenda ngo arenga imbibi. Paulo ngo aragenda yinjira mu banyamahanga. Ageze mu banyamahanga, Paulo ngo atangira kubabwiriza, atangira kubigisha, atangira kuvuga gukomera kw'Imana, atangira kubabwira izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ngo barihana, barizera, bizera Umwami Yesu. Ngo hanyuma noneho havuka ikibazo mu bigishwa ba Yesu. Paulo batangira kumutenga, Paulo baramutenga, baravuga ngo wakoze amabara, wagiye mu banyamahanga. Ariko Paulo wari wuzuye gushira amanga, utari ufite umwuka w'ubwoba. Oh, haleluya, haleluya. Imana ihagararana nawe, Imana ihagararana nawe, Imana ibaha ikibemeza. Reka mbabwire, iyo ufite umwuka gushira amanga, Imana igiguha ikibemeza. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Kakubwire ngo muri iyi mpera y'umwaka, Imana ikuntumyeho ngo gabanya ubwoba, va mu bwoba, soka mu bwoba. Umwuka twahawe ntabwo ari umwuka w'ubwoba. Aba bantu muri kubwira abantu ngo abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gupfa mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12, nimba batarapfuye mu kwa mbere, mu kwa 12 nibwo bagiye gupfa. Imana iracyariho, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyagira neza. Kandi ahantu ibintu bitari ubwoba, ngewe narumiwe. Iyo umuntu abantu bahanura impfu, abantu usanga babumva cyane. Ariko iyo umuntu ahanuye ibintu bizima nk'ibi ngibi, akubwira ngo va mu bwoba, soka mu bwoba, umwuka twahawe si uw'ubwoba, usanga abantu batabyitaho. Ariko reka mbabwire ngo ntabwo, ndabisubiramo, ntabwo umwuka twahawe ari uw'ubwoba. Ntidukwiriye gutinya, ntidukwiriye kugira ubwoba, kuko mu mpera z'umwaka ntabwo ariho Imana yacu yabonye konje. Oya rwose. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi ni waremye aravuga ngo Imana yacu ngo niyo murinzi wawe kwizerwa, niyo murinzi wawe kwizerwa, ngo izakurinda amajya n'amaza.
Imana izakurinda amajya n'amaza. Ndashaka kubwira ko Imana izakurinda amajya n'amaza. Yesu ntabwo yapfuye, Yesu ntabwo yasinziriye, Yesu aracyari ku ngoma. Soka mu bwoba, Yesu Kristo uko yarari kirya gihe n'uyu munsi niko akiri. Tumva Imana imbwira yuko hari abantu Imana isohoye mu mwuka w'ubwoba, Imana ikuye mu mwuka w'ubwoba, ngo bamaze igihe, bamaze amezi, belema se fele grate fo etakipa. Hari abantu bamaranye uyu mwuka w'ubwoba igihe kirekire. Imana irambwiye ngo ni levele mazo kitapo, ni musezerere umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba nusoke mu mitima yanyu, nusoke mu buzima bwanyu, kuko Uwiteka Imana aracyari ku ntebe y'imbabazi. Uwiteka Imana aracyari kumwe namwe. Uwiteka Imana ntabwo azabasiga, ntabwo azabahana. La fele mazo kita folegra. Uhimbazwe Mana, uhimbazwe Yesu, uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. Yuko mubo abarozi bazatambaho ibitambo mu kwezi kwa 12 n'ukwa 11 ntabwo ndimo. N'uyu muntu wizeye iri jambo ni kwatura, iri jambo ni kuvuga, nawe ntabwo arimo. Oh, haleluya, haleluya. Reka nakire umubare munini cyane abantu benshi abizeye kino kintu cyambere, yuko mu bantu bagiye gutambwaho ibitambo muri aya mezi 2 asoza umwaka. Nimba wumva utarimo, wandike muri commentaire aho ngaho uvuge ngo jewe runaka ntabwo amazina yanjye arimo, ntabwo abarozi bazanamba ibitambo, sindimo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Imana nishimwa cyane. Kamabwire rero, nakomeje kubwirwa n'Imana iki kintu cya kabiri. Imana no mu kwezi gushize yari yakimbwiye. Ndashima Imana yuko harimo umuntu wankurikiranye hano ku Isezerano TV, ndi guhanura ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 10, ukwezi gutambutse. Nababwiye uburyo Imana mu bintu yari yambwiye yuko ngo nibutsa abantu yuko Imana idakora, Yesu ntakora. Imana ntikora, mbisubiremo, Yesu ntakora, ahubwo Yesu ararema. Imana irarema, wowe ni wowe ukora. Nujya mu kazi uzavuge ngo ugiye gukora, nujya guhinga uzavuge ngo ugiye guhinga, nyine ugiye mu kazi. Cyangwa se niba ugiye muri business yawe ugiye gukora, nibyo wowe urakora, ariko ntabwo Imana ikora. Yesu ntakora, ahubwo Yesu ararema. Niyo mpamvu yangeze ahangaha, iyo ndi kubwira umuntu w'umushomeri udafite akazi, nagira ngo ubwire ngo akazi kugira ukabone, nimba uri umunyamasengesho kandi wizera imbaraga z'Imana, nagira ngo ubwire ngo abantu bose imyanya iruzuye muri ministeri runaka ukeneyemo akazi, ni ukuri kose nta mwanya wawe urimo, nta mwanya wawe urimo. Urumva ibibanza hano biri hano mu Rwanda, wenda niba ukeneye ubutaka, ibyo bibanza byanditswe kuri ba nyirabyo. Urabyumva? Urabyumva? So nukuvuga ngo rero kugira ngo kari akazi ukeneye Imana ikaguhe, birasaba yuko Imana irema, birasaba yuko amaboko y'Imana akuremera. Shuti yanjye, iki kintu maze iminsi itari myinshi cyane ngisobanukiwe. Nasobanukiwe yuko iyo ndi gusenga ngomba kwinginga Imana ikandemera, kuko ntabwo Imana ikora, ahubwo Imana irarema. Lo fele maze trapele gro alevele mazo ya kitrapefo. Nongeye kubwirwa n'Imana yuko muri kuno kwezi kwa 11 yuko Imana mu kintu cya kabiri Imana yambwiye igiye gukora mu kwezi kwa 11, yarambwiye ngo Imana igiye kurema. Mukobwa teza amatwi, tegura kubona Imana ikuremera ibyiza, tegura kubona Imana ikuremera ibirori. Tambwira ngo wapfushe amakwe menshi. Oya, uyu munsi nje guhanura buno buhanuzi nambaye uyu mwambaro wa gitambyi. Imana yantegetse kugira ngo uhanurire, kubwire ngo Uwiteka Imana aracyarema, Uwiteka Imana aje kukuremera. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uwitwa Hana wari umaze igihe kirekire ari ingumba atabyara, ngo ageze mu rusengero Ishiro, ngo agikandagirayo yibuka yuko Imana yizeye ari Imana irema, ngo atangira gusenga, araniha, atakira Imana, yinginga Imana, arasenga. Hana arasenga. Umutambyi Eli ngo araza, yitegereje Hana, aramubwira ati, Hana we waje gusindira muri rusengero. Hana aramubwira ati, nukuri mutambyi w'Uwiteka Imana, ntabwo nasinze, ahubwo naje gusuka amaganya yanjye n'agahinda imbere y'Imana. Shuti yanjye unkurikiranye, nagira ngo nkubwire ngo nanjye mpagaze imbere yawe nk'umutambyi. Uwiteka Imana akuntumyeho nk'umutambyi.
Imana ishimwe cyane. Ndi umuhesha w'umugisha wawe. Nagira ngo nkubwire ngo kano kanya naguhesha umugisha ukawakira, naguhesha umugisha ukawakira ukawuhabwa ugize kwizera. Ngo muri ako kanya umutambyi Eli wari wambaye umwambaro wa gitambyi ari mu rusengero ishiro, ngo arangije umutambyi Eli ngo ahita yatura ijambo kuri Hana, aramubwira ngo ugisohoka hano, ukiva hano, ugisohoka hano, genda Imana ikuremereye, genda Imana ikuremereye, genda Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Nagira ngo mbwire abantu babuze urubyaro, nagira ngo mbwire abantu bamaze imyaka runaka ari ingumba mutabyara, bakurangiye umupfumu runaka ko ari uzaguhesha urubyaro, byaranze, wagiyeyo biranga, watanze amafaranga yagushizeho. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wa none ubuhanuzi n'ubwizera mu bantu Imana igiye kuremera, mu bantu Imana igiye kuremera, mu bantu Imana igiye kuremera, urimo mu bantu Imana igiye kuremera, mu bantu Imana igiye kuremera, mu bantu Imana igiye kuremera, urimo. Ndakwibutsa yuko urimo. Nimba warabuze urubyaro, uyu munsi Imana irarurema, 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 irarurema. Ntabwo ari ejo, ntabwo ari ejo bundi, ntabwo ari umwaka utaha, oya, uyu mwaka ntabwo uri burangire. Umwuka w'ubugumba ukikuriho, iki nakikubwiye, uyu mwaka ntabwo uri burangire, uyu mwaka ntabwo uri burangire. Uyu mwuka w'ubugumba ukikuriho. Imana irabyanze, Imana irabyanze. Yigeze kubwira Abisirayeli, irababwira ngo nabitegereje, nabarebye, nabarebye, nababonye. Kababwire ntabwo Imana yerekwa, ahubwo Imana irirebera. Nagira ngo nibutse abantu yuko Imana irirebera. Ntabwo Imana ubanza kuyereka ngo Mana rero ngo urareba ngo yuko ngo merewe nabi, ngo Mana urareba yuko ibiki n'ibiki. Ntabwo Imana yerekwa, Imana irirebera. Uyu munsi Imana igiye kwirebera ibikugoye, irasa kubyirebera. Yagiye ibikora inshuro nyinshi. Igeze kwirebera mu gihe Abisirayeli ngo baramaze imyaka myinshi cyane bazenguruka umusozi witwa Seyiri, ngo barawuzenguruka imyaka myinshi cyane. Ubwo kandi ngeze ku kintu cya gatatu, Imana ishimwe cyane. Niba nkurikiranye turajyana, ngiye ndimo mbwiriza umuntu yaneze amatwi akizera, ibyo ndi kuvuga biramukiza, biramubohora. Oh, haleluya! Ngo Imana yitegereza Abisirayeli, irabareba, irabareba. Nagira ngo mbabwire ngo amaso y'Imana aracyareba. Amaso y'Imana ntabwo arahuma, amaso y'Imana arareba. Imana yitegereza Abisirayeli, ngo irabareba, ngo ibona imyaka bamaze bazenguruka uriya musozi wa Seyiri. Nshuti yanjye unteze amatwi unkurikiranye, umaze igihe kingana iki uzenguruka uwo musozi? Urawuzi umusozi utinzeho? Urawuzi imisozi iratandukanye. Umusozi runaka ariho siwo giwe ndiho. Hari abantu bari mu misozi itandukanye, hari abari mu y'ubugumba, hari abari mu y'amadeni, hari abari mu y'ubukene, hari abari mu misozi y'ibyaha. Urarusambana, sibyo? Uyu munsi wakubaza aho umaze gusambana umubare wabo yasambanye nabo. Urabyumva? Arambwira ngo iyo aryamye, iyo akigera ku buriri, nta zindi nzozi zijya ziza muri we, nta kindi kintu ajya abona. Buri gihe yisanga ari mu gikorwa cyo gusambana, ari mu gikorwa cy'ubusambanyi, nicyo gikorwa aba yiberamo. Kandi ngo yabyutse mu gitondo yumva umwuka umubwira ngo jya gushaka umugabo musambana, jya guhiga umugabo mwasambana. Arambwira ngo mu by'ukuri akeneye isengesho, akeneye kubohoka. Uwo ni umusozi nawe yaratinzeho. Imisozi ni myinshi abantu batinzeho. Nshuti yanyu nteze amatwi, hari abantu bibereye mu byaha utumva nkubwira ngo Imana igiye kuremera abantu, hanyuma nawe ngo witere hejuru. Twayaturirimba indirimbo tugiye muri nibature mu gitondo, ndabyibuka muri za 2014 na 2015 tugiye mu masengesho ya nibature mu gitondo ku isaha y'isa 10 n'isaha y'isa 9, tukaririmba ngo tuzajya mu mwuka rimwe, ngo tuguruke mu kanya gato, ngo tuba twarigezemo. Reka nkubwire, hari ubwo usanga abantu bibeshya ngo bazajya mu mwuka rimwe, ngo baguruke mu kanya gato, ijuru babe barigezemo. Barakubeshye. Nta musambanyi uzarijyamo, nta mujuru uzarijyamo, nta muhehesi uzarijyamo, nta mupfumu uzarijyamo, nta murozi uzarijyamo, no, nta munyeshyari uzarijyamo. Oya. Ibyo bisa no kwikirigita ugaseka, nta muntu ugukirigise.
nshuti yanjye kujya mu ijuru ntabwo ari ugupfa kugenda. Iyo biza kuba ari ugupfa kugenda, n'abasambanyi baba ari abagenzi, n'abajura baba ari abagenzi, n'abagabo baca inyuma abadamu babo baba ari abagenzi, n'abagore baca inyuma abagabo babo baba ari abagenzi. Reka mbabwire, igihe kirageze kugira ngo abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abahanuzi b'Uwiteka Imana, abapotre, ababishop, abapasiteri babwize itorero ukuri. Yes, turabyemera ko Imana igiye kurema, Imana igiye gukomeza kuremera abantu, Imana igiye gukura abantu ku misozi, ariko ni bandi Imana igiye gukura ku misozi. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo nahawe ubutumwa bukomeye, mbyutse maze gusenga, Imana irambwira ngo kuwa gatanu nzabwira abantu mu gihe nzaba ndi mu masengesho kuwa gatanu, ko tugira iteraniro kuwa gatanu. Imana irambwira ngo nimbwira abantu, babwira yuko iby'Imana yabasezeranyije ngo birindishwa n'iby'Imana yababujije gukora. Iki kintu sinzi niba cyumvikanye. Amasezerano Imana yaguhaye, amasezerano ufite, amasezerano wahawe n'Imana arindwa n'iby'Imana yakubujije gukora. Nakurikiye? Hari iby'Imana yakubujije. Uyu munsi Imana arakubwiye ngo ntugasambane, wibera mu busambanyi, nibwo wituriyemo, sibyo? Urasambana umunsi kusa, usigaye usambana nk'isazi, urubyumva? Ubusambanyi wabugize nko kunywa amazi ya Nili na Jibu, urabyumva neza? Hanyuma nawe ukajya mu rusengero ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Urarijyamo se ijuru ni rya onkre, ni rya anko wawe se? Shuti yanjye ntabwo ijuru ari rya voda rasetse. Nukuri kose ntabwo ijuru ari rya anko. Abantu bakinisha ijuru evode. Hano hanze rero hari inyigisho zaje, ariko uzambabare ngo tubivugeho. Twigisha abantu icyo bita grace cyari cyo. Za nyigisho z'ubuntu. Z'ubuntu. Abantu rwose Yesu yarabirangije, nibagenda bisambanire, nibagenda bigire muri za rogi, basambane, umugabo nacinye mu mugore we, sibwo buntu. Iyo tuvuze grace ntago aribwo buntu. Ntabwo wenda nje kwigisha kuri ibi ngibi. Aho nagira mbabwire ngo iri juru tuvuga rizagibwamo n'utunganye. Imana ishimwe cyane. N'uwejejwe. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. So rero ibi bivugiye iki? Hari abantu bafite imisozi batinze hitandukanye. Mu bintu Imana yambwiye bigeze mu 8, ngeze ku cya gatatu, Uwiteka Imana yambwiye ngo muri kuno kwezi kwa 11 Imana igiye guhagurutsa abantu ku misozi. Abari ku musozi w'ibyaha, abari mu misozi y'ibyaha, urabyumva neza? Abana bawe barakunaniye bibera mu rumogi gusa. Mudamu umwe yarampamagaye ejo bundi ari muri Canada, arambwira ngo yabyaye abana 6, bose bari kumwe muri Canada. Yabyaye abana 6, ariko ikintu ngo kimubabaje cyane nuko muri abo bana 6 nta mwana n'umwe wiwe utanywa urumogi. Bose banywa urumogi, ibiyobyabwenge. Arambwira ngo amashuri barayataye. Arambwira ati mukozi w'Imana, ntacyo tubuze, dufite byose. Imana yaduhaye umugisha, ariko abana banjye bose 6 bagiye mu biyobyabwenge. Ndamubwira nti muntu w'Imana, uwo ni umusozi nawe wibereyeho, uwo ni umusozi nawe wituriyeho. Ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye ineza y'Imana, ukeneye ko tujya ku mavi tugasenga kugira ngo tuboze bariya bana, dukureyo bariya bana. Ntabwo ari bo. Imana ishimwe cyane. Hari spirit iri behind yabo. Imana ishimwe cyane. Hari umwuka uri inyuma yabo. Masimisi mbwira abantu ngo hari ikibyihishe inyuma. Impamvu ubona ucuruza ugahomba, hari ikibyihishe inyuma. Impamvu ubona wa mukobwa we bakurambagiza, byagira ku mwanya wo kuba umusore yavuga ijambo ngo twubaka urugo tubane, ukabona umusore aragucenza arigendeye. Hari umwuka, hari ikibyihishe inyuma. Imana izamfashe nza nigishira ijambo ryitwa ngo hari ikibyihishe inyuma. Tubwira abantu uburyo bashobora kubohoka kandi babohowe n'Imana. Rero nagira babwire ngo uyu musozi ubona utinzeho, iyi myaka ubona umaze kuri uyu musozi urawuzi. Wenda wibera kubugumba, wibera kubushomeri, wibera kuburwayi. Ndagira nkubwire ngo hari ikibyihishe inyuma. Hari ikibyihishe inyuma. Icyo kibyihishe inyuma ni Imana ije kwirukana,
ije kuvanaho kugira ngo muri kuno kwezi kwa 11 Imana iguhagurutse ku musozi utinzeho, kuko Imana yabimbwiye yuko muri kuno kwezi kwa 11 hari abantu Imana igiye gukura ku misozi bari batinzeho. Ngo Uwiteka Imana ngo yitegereje ngo arebye, nababwiye ngo ntabwo Imana yereka, Imana irirebera. Ngo Imana irebye Abisirayeli, ngo ibona imyaka bamaze bazenguruka ubuzima bwa no change, ubuzima badafite impinduka, bizengurukaho nka kwa kundi nawe wizengurukaho, nka kwa kundi nawe umaze igihe uzenguruka muri bya byaha nagiye mvuga, kwa kundi uzengurutse mu bukene, kwa kundi uzengurutse mu madeni, kwa kundi uzengurutse mu bukode, kwa kundi uzengurutse muri bya karande. Uwiteka Imana aravuga ngo nabyitegereje nabibonye, igihe mumaze muzenguruka uyu musozi kirahagije, ni mu cyamike. Oh, le fele maso trape fokita. Imana irangije irababwira ngo ni mu cyamike, igihe mumaze muzenguruka uyu musozi kirahagije. Shuti yanjye uneze amatwi, shuti yanjye nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo igihe umaze uzenguruka uwo musozi, Uwiteka Imana aravuze ngo kirahagije wa mukobwa we, kirahagije wa musore we, kirahagije wa mudamu we, kirahagije wa mugabo we. Icyo gihe umaze uzenguruka uwo musozi kirahagije. La fele mazo kitra pefo. Umuntu wese wizeye n'ubuhanuzi najyaho hantu bandikira comment, yandika amazina ye, avuge ngo giye runaka, Uwiteka mvana kuri uyu musozi nanjye Mana, nkura kuri uyu musozi ndawurambiwe. Nimba hari umusozi urambiwe wumva ukeneye ko Imana yawugukuraho muri kuno kwezi kwa 11, uwo musozi wandike, ntutinye kuvuga. Abanyarwanda bacumwe bakavuga ngo ujya gukira indwara yirata, wandika umusozi utinzeho, uvuga uti Mwami Yesu, ndahangaha muri iki gihugu, muri kano gace, muri uyu mudugudu, nizeye aya magambo uyu muhanuzi Bosco ari guhanura, nanjye Mana nkura kuri uyu musozi. Uko byatura, uko byandika, nukuri Uwiteka Imana uwo musozi awugukureho, uwo musozi awukuvaneho. La fele mazo kita. Ikintu cya kane nabwiwe n'Imana, Imana ishimwe cyane, Imana nihimbazwe. Da fele mazo le grabe zafo. Imana yarambwiye ngo muri kuno kwezi kwa 11 ngo Imana igiye gukomeza gukoresha itegeko. Reka babwire, niba hari ikintu kigira imbaraga nabonye, ni itegeko. Itegeko rigira imbaraga. Hari uwavuze aravuga ngo amategeko ngo arusha amabuye kuremera, kandi mu by'ukuri uramutse nawe ubigenzuye usanga ari byo, kubera yuko buriya iyo wishe itegeko uhura n'ingaruka. Itegeko iyo utaryumviye, iyo utumviye itegeko uhura n'ingaruka. Imana twizeye, Imana twiringiye, ndagira mbabwire ngo iyo ikeneye kudutabara, Imana ibona yuko hari umuntu igomba gukura mu maboko y'umwanzi, umwanzi uvuga nta wundi ni Sekibi Satani. Iyo Imana ibona yuko hari umuntu ishaka gukuraho imigozi ibimuboshye, iminyururu itandukanye, iboshye umubiri we, iboshye ubuzima bwe, kuko abantu bafite ibiziriko bitandukanye. Hari abaziritswe n'uburwayi, hari abaziritswe n'ubukene, hari abaziritswe n'ubugumba, hari abaziritswe n'icyangiro. Ibintu ni byinshi cyane, ibigozi ni byinshi biziritse abantu, bihambiriye abantu. Kandi hari igihe tubwira abantu ibintu nk'ibi ngibi, abantu ntibabyiteho, abantu bakumva babimefiye, babisuzuguye. Ariko kakubwire, nta muntu wibohora, ubohorwa n'uwasizwe, n'uwabisigiwe. Imana ishimwe cyane. Aya magambo ndimo nkubwira yakubohora, aya magambo ndimo natura ku buzima bwawe. Ushobora kwisanga iminyururu yari kuziritse yakuvuyeho. Imana ishimwe cyane. Imana rero iyo igambiriye kugira ngo igire umuntu ibohora, ikoresha itegeko. Kubera iki? Nitujya mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho 6 uhereye ku murongo wa 10, niwe atubwira ngo ibisigaye ngo nimukomerere mu Mwami Imana, ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.
bisobanuye ngo uburiganya burahari, bisobanuye ngo hari abantu mu isi y'umwuka bajya bariganywa. Hari ubwo umurozi ashobora kuza akakuriganya, hari ubwo imbaraga z'abakonikoni zakuriganya, hari ubwo imbaraga runaka zikorera muri iyi si zitari iz'Imana bashobora kuzigutumaho zikaza zikakuriganya. Ibyo birahari. Tujya muri Bibiliya se, Imana ishimwe cyane, uvuge ngo amen. Imana irahari kandi yarabyivugiye mu ijambo ryayo. Tubona amasengesho Daniyeli yakoze ya 21 jours, iminsi 21, iminsi 21 Daniyeli atarya atanywa ari imbere y'Imana, ngo akimara kuyisoza iyo minsi ngo ategereza yuko ibyo yasengeye byamugeraho. Ariko ngo ya myuka ifata ibisubizo by'abera iragenda ibroka bya bisubizo. Ngo ariko Daniyeli ngo yikubise imbere y'Imana, Imana iramubwira ngo Daniyeli we, ukigambirira gusenga naragushubije, ukibitekereza naragushubije, ariko hari imyuka yagiye ifata ibisubizo byawe. None se kuki Imana itabihubujeyo ngo uhite ibimuzanira vuba vuba? Hari ibanga Imana yashakaga kugira ngo ibanze ihishurire Daniyeli, ndetse nawe kuri uyu munsi kugira ngo ubimenye. Byasabye yuko Daniyeli ahindura strategy, ahindura imisengere, noneho asenga abohoza. Imana ishimwe cyane. Imana ngo yohereza marayika Mikayire, la faire bonne grâce. Inshingano za marayika Mikayire ni umurwanyi. Imana yohereza marayika Mikayire. Imana ikoresha itegeko. Kintu cyakane Imana yambwiye muri kuno kwezi kwa 11, Imana igiye gukorera abantu bayo bayizeye. Natangiye mbabwira ngo nimuve mu bwoba, mureke ubwoba. Mu kwezi kwa 11 Imana mu kintu cyakane yarambwiye ngo igiye gukomeza gukoresha itegeko ry'Imana rirakuvana mu maboko y'umwijima. Itegeko ry'Imana rirakuvanaho ububata bwa shitani bukuriho burakuvaho. Itegeko ry'Imana niryo rigiye gutuma usubira kwa muganga indwara bagusuzumyemo, diabete bagusanzemo, kanseri bagusanzemo, sida bagusanzemo. Ushobora kumva muze sida ngo ntikira, ariko ninde bakubeshya? Ninde bakubeshya ko sida idakira? Ntabwo Imana ikiza ibicurane gusa, no. Ntabwo Imana ikiza malaria gusa cyangwa se n'utundi turwara abantu bumva ko tworoheje. Imana ikiza indwara zose. Imana ishimwe cyane. So rero Imana yakoresha itegeko, diabete bagusanzemo wasubira kwa muganga bagupima ugasanga uri muzima. Imana yakoresha itegeko, kanseri bagusanzemo bagupima kwa muganga bagasanga uri muzima. Imana ishimwe cyane. Nategetswe n'Imana guhanura buno buhanuzi, kandi ababwizera barakira, barabohoka, baratabarwa, barabona Imana. Levele maso kitafo ko nabyumvise ku itegeko ry'Imana ryatangiye gukora. Itegeko ry'Imana ryatangiye kubohora abantu. Itegeko ry'Imana levele maso kitafo ryatangiye kugaruza ibyawe byagiye. Itegeko ry'Imana ryatangiye gukura abantu mu bubata bwa Satani. Itegeko ry'Imana ryatangiye guhesha abantu agakiza. Itegeko ry'Imana ndimo naryumva ryatangiye gukora. Yesu akoresha itegeko. Ihute wandika aho hantu bandikira comment, ugiyemo wandika amazina yawe. Ibi bintu impamvu njya mbivuga gutya, mba ndimo ngutoza kugira ngo witoze kudeklara amagambo akomeye y'ubutsinzi ku buzima bwawe. Jya aho hantu bandikira comment, wandika amazina yawe, uvuge ngo jyewe runaka ndi muri iki gihugu, ndi muri kano gace runaka, mwami nizeye buno buhanuzi. Umuhanuzi Bosco ari guhanura, wamuhaye wamutumye, vuga ngo mwami Yesu, iki kibazo iki niki, koresha itegeko ryawe Mana kugira ngo kimveho, kugira ngo ntabarwe. Koresha Mana itegeko. Uwiteka Mana yanjye, Uwiteka Mana buhungiro bwanjye, nanjye ngwino Mana ukoresha itegeko.
ngwino ukoresha itegeko, ndagukeneye muri izi mpera z'umwaka, ndagukeneye mu kwezi kwa 11, ndagukeneye mu kwezi kwa 12. ngwino Mana ukoresha itegeko, dore umwaka ugiye kurangira. Nubwo abantu bafite ubwoba Mana yuko mu mpera z'umwaka Satani ngo agiye kwica abantu benshi, koresha itegeko wa Mana we, kuko hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'ibiturwanya hari imbaraga z'Imana. Imana ikoresha itegeko, Imana ikoresha itegeko, ikoresha itegeko ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Inshuti yanjye, urariganyijwe igihe kirekire, abarozi barakuriganyije, Satani yarakuriganyije, abadayimoni barakuriganyije, ibya karande bikurandarandaho byarakuriganyije. Ariko uyu munsi humura, umva ubutumwa Imana yampaye bwa kuno kwezi kwa 11. Imana ikoresheje itegeko. La vele mazo kita adrebeza fo leki ele grâce. Imana ishimwe cyane. Cya gatanu, Bibiliya itubwira gute? Mu gitabo cya Yobu ibice 20 n'umurongo wa 15. Imana nishimwe cyane. Mu gitabo cya Yobu ibice 20 n'umurongo wa 15. Aya magambo nuyasoma kakubwira ukuntu yanditse. Imana ishimwe cyane, kuko giwe ntabwo nyaza gusomera Bibiliya hano, ntabwo dukwiriye gusomera Bibiliya hano, kuko Bibiliya dukwiriye kuyisomera mu mago yacu. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Kuko hari n'igihe na Bibiliya, izi Bibiliya hari n'igihe abantu muzazakwa, umuntu agatungwa n'icyo yamenye, umuntu agatungwa n'icyo yasomye. Imana ishimwe cyane. Cyakoze ngo uhaye uburenganzira uyifate uyisome. Yesu nashimwe cyane. Yobu ibice 20 n'umurongo wa 15 haranditse ngo ubutunzi bwacu ngo Satani yabumize bunguri. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkwibutse ko ubutunzi bwawe bwaramizwe, ntumbeshye, bwaramizwe nshuti yanjye, bwaramizwe. Hari ubutunzi bwawe bwamizwe, hari ubutunzi bwawe bwamizwe. Sasa rero guhanura ibintu nk'ibi ngibi, abantu bamwe bafite ubwoba yuko bagiye gupfa mu mpera z'umwaka, usanga bigoye. Cyakoze niba wumva ugiye gupfa, nzaza kugushyingura rwose. Niba wumva ugiye gupfa, nzaza gushyingure rwose. Fodarazetse nukuri rwose. Ufite ubwoba giye nzaza mushyingure. Nta mpamvu y'ubwoba, nta mpamvu y'ubwoba rwose. Hano babitubwiye ko nta bwoba rwose, nta bwoba. Rero nagira amabwire ngo Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Wow haleluya. Yobu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ubutunzi bwawe ngo Satani yabumize bunguri, ngo ariko kitonderwa ngo Imana izabuhubuza mu nda ye. Mu yandi magambo, hari amoko y'Imana agiye kwinjira mu nda ya Satani, akure bwa butunzi bwawe, abugaruze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Kababwire, hari igitangaza Imana yankoresheje muri 2020. 2020 ndabyibuka rwose, igitangaza Imana yankoresheje vode. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibintu byabaye, ntabwo ndahanga kugira ngo mbeshe kuri iyi kamera. Ikintu cyabaye niki? Hari umudamu yarakoraga business yo gukura amabuye y'agaciro muri Congo, atuye Igisenyi hariya. Muvuza n'izina abantu benshi bamumenya, kuko ni umunyagisenyi hariya. Niyo business yakoraga. Noneho aza kumva ndimo mvuga ubutumwa. Icyo gihe narimo mbwiriza kuri radio y'umucyo, ndimo mvuga ku mbaraga z'amasengesho. Nari mu masengesho y'iminsi 7, ngeze ku munsi wa 6 ndi kubwiriza kuri radio y'umucyo, ndimo mvuga ku mbaraga z'amasengesho. Umudamu aho yarari Igisenyi antega amatwi, arizera, aravuga ngo uyu muhanuzi izi mbaraga z'amasengesho arimo avuga arazizi, reka muhamagare. Arampamagara. Yari afite ikibazo giteye gute? Yagiye muri Congo, iyo business y'amabuye y'agaciro ni ibintu yararambyemo, ni ibintu yarazi, ariko aragenda noneho baramupirata, ashora miliyoni 85 z'amanyarwanda, azana ayo mabuye y'agaciro ayakuye muri Congo, ayajyanye ku isoko, asanga nta buye na rimwe rizima. Izo miliyoni 85 zose zari zamuhombeye. Arampamagara, arambwira ati mukozi w'Imana,
izo mbaraga z'amasengesho urimo uvuga zibasha guhindura ibyanze guhinduka, ngwino duhure. Ni muri 2020 byabaye ibi bintu. Imana ishimwe cyane, hashize imyaka 2 bibaye. Oh haleluya, ngwino duhure unsobanurire izo mbaraga z'amasengesho urimo uvuga zibasha guhindura ibyanze guhinduka. Ndagenda njye Gisenyi, turahura, tumaze guhura arambwira ati ntuzi ikibazo mfite, miliyoni zanjye 85 zirahiye kandi ntabwo ndi umuswa rwose, iyi business ndayizi ndayisobanukiwe, ariko barampirase bampaye pirate. Reka nkubwire, wari umunsi wa nyuma nsoza ayo masengesho y'iminsi 7, numva imbaraga z'Imana zizamutse mu birenge, numva imbaraga z'Imana zizamutse mu mubiri wanjye. Ndavuga nti Imana, ahangaha niho ugiye kwiheshereza icyubahiro, ahangaha niho ugiye kwiheshereza icyubahiro. Nkaba rero muri iyo minsi nayimaze iminsi Imana imubwira ngo nanjye Imana igiye kunyibukiramo. Imana ishimwe cyane. Uzi neza ko buriya evode hari ubwo Imana ishobora kwemera ko ikibazo kiba kugira ngo igire umuntu itabara cyane, igire umuntu itabara. Yego, narimerewe nabi inzira zose zarafuzwe. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana ikubwira iti ngiye kugutabara. Imana irambwira ati ngiye kugutabara mwana wanjye, ngiye kuguhuhiramo. Ngiye kuguha, ariko none ngatekereza bizacaye. Ni telefone zakira, ni umuntu uzampa gift. Ese bizagenda gute wa Mana we? Ariko Imana ikambwira nasenga, kambwira ati mwana wanjye humura, ngiye kugutabara, ngiye kukwibuka, hari icyo ngiye gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ibyo bintu nyambyibuka, niyo mbaye nk'umuntu ucika intege, njya nibuka gitangaza Imana yakoze, nkumva nongeye kwizera Imana. Mbwira uwo mudamu, nari mfite confidence. N'uyu munsi ndasenga, ariko icyo gihe narasenga kabisa, narasengaga rwose. Imana ishimwe cyane. Ndamubwira nti icupa ry'amazi aho ngaho, ararimpereza, mfata rya cupa ry'amazi ndizamura mu kirere, ndasenga. Nibuka yuko mu rubavu rwa Yesu, aho bamutaye icumu mu rubavu, havuyemo amazi, havemo n'amaraso, sengera y'amazi. Ndamubwira nti tugende, atse imodoka tugende, unyereke aya mabuye y'agaciro ahantu ari. Mudamu arandeba atari ko ibintu uvuga uri seriye. Ntitugende, tuba turagiye, fata y'amazi nyanyagizamo muri ya mabuye y'agaciro. Ndamubwira nti tutwara ya mabuye y'agaciro uyasubize hahandi bakubwiye ngo ni pirate, uyasubizeyo. Ndacyari mu rugo rwawe hano, sindi buhunge, sindi bugende, ndahanga urahansanga, urasanga nkirahanga. Iyatware. Imana ishimwe cyane. Aragenda nk'akarabyo, agezeyo baramubwira bati se noneho kutuzaniye imari vuba, umudamu aryumaho, niwe wari uzi ibanga. Nshuti yanjye, amafaranga ye yose aragaruka. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe arangije abara miliyoni 5. Nshuti yanjye, zaramfashije, nari ndemerewe byari mu bihe bigoye. Abara miliyoni 5, arambwira ati muntu w'Imana, menye neza ko hari imbaraga z'amasengesho zikora zihindura ibyanze guhinduka. Ibyo bintu byabaye muri 2020, hashize imyaka 2. Sinzi n'impamvu bigaruye hano, ni n'ubwa mbere mbivuze hano kuri kamera. Imana ishimwe cyane, Imana arihimbazwe. Muri icyo gihe nzamuka nanjye Gisenyi indirimbo z'amashimwe, himbaza Imana. Urumva inzira z'Imana, ahantu Imana yaciye. Icyo gihe Imana nanjye iransetsa, ariko ku rundi ruhande Imana isetsa uriya mudamu wari uhombye miliyoni 85. Zo ni imbaraga z'Imana. Ndashaka kubwira abantu yuko muri kuno kwezi kwa 11 ubutunzi bwawe bwanyazwe, ibyawe byagiye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 20:15 ngo ubutunzi bwacu Satani yawumize bunguri, ngo ariko Imana igiye kubuhuza mu nda ye. Mu yandi magambo Imana igiye kubugaruza. Nusoma mu gitabo cya Yoweri ibice 2:25 ngo nzabashumbusha. Imana irabizi yuko hari ibyawe byariwe n'inzige na za kagungu, hari ibyawe byariganyijwe, ariko ngo Imana izabashumbusha. Imana iragushumbushyije, bivane muri future noneho, bivane mu nzagihe, bishyire muri preza. Izera Imana, hari ubutunzi bwawe wanyazwe. Imana yambwiye ngo
muri kuno kwezi kwa 11 Imana ishimwe cyane abantu bari bwizera Imana abantu barimo bizera aya magambo Imana impaye gutangaza Imana ishimwe cyane kuri televiziyo yuko ubutunzi bwawe bwanyazwe Imana irabugaruye ibyawe byariwe n'inzige ibyo shitani yakunyaze ibyo abakonikoni batwaye ibyo wariganyijwe Imana irabigaruye wow haleluya icya gatandatu cyo tugezeho Yesu nashimwe cyane Yesu nahimbazwe oh haleluya ndagushimira wa Mana we uri murakiza abantu ndagushimira wa Mana we imbaraga zawe zatangiye kubohora abantu ndagushimira wa Mana we la vele maze takipa ale grove ya mazele grace ale brove sakita ushimwe wa Mana we ushimwe wa Mana we iki kintu cya gatandatu cyongeye kukivuga ibi ni ibintu natangiye kwirebera gutya n'amaso Imana yabitangiye kuwa gatanu abari bari mu materaniro tugira yitwa Vendredi Miracle Friday of Miracles kuwa gatanu ibitangaza ibi ntabwo ari amagambo biraba ibitangaza biraba Imana ishimwe cyane kandi Imana twizeye ntimukayipfobye ibintu biri no mukumbabaza muri iyi minsi umuntu ari mu gukoreshwa n'Imana abantu bagatangira bakavuga ngo uriya muntu agikuzimu ariko we wagiyeyo nimba agikuzimu ngaho nawe jyayo shuti yanjye ikuzimu nta mbaraga zihaba imbaraga zifitwe n'Imana Satani nta mbaraga afite izafite ntizirusha Imana ntabwo imbaraga za shitani ziruta imbaraga z'Imana sizi impamvu abantu muri iki gihe vode bari mu gukabiriza cyane shitani none si Imana twayambuye imbaraga ubu muntu wese uzakoreshwa ibitangaza n'Imana duhita duhimba yuko agikuzimu menya Imana itagikora ntabwo Imana igikora impamvu ni iyihe nuko abantu nta bubyutse bukiriho ubundi mu myaka yatambutse ya kera ibi bintu ibitangaza kuba mu nzu y'Imana byari ibintu bisanzwe kuko abantu bari bazi neza ko ntabwo umuntu ashobora kwinjira mu rusengero arwaye ngo asohoke akirwaye yakandagira mu rusengero akakirira ariko kubera ko ububyutse bwagiye bwashize mu nsengero aho buri umuntu arakira indwara yamara kuyikira ngo nguriya mu pastor wamusengeye ngo agikuzimu ngo imbaraga akoresha ngo buriya hari inzoka yazikuye muri Nigeria azikuye muri Nigeria ibiki ariko Mana y'isi n'ijuru kandi ugasanga abo bantu bivuga n'abanebwe ntibazi no gushaka Imana ntibazi gusenga birirwa ibi bintu biri kumubaza cyane uzababwiye nabo bagiye baze babitwereke ntacyo ko wamugani iyo Nigeria wo wagiyeyo ariko ndagira mbabwire ngo mu kintu cya gatandatu Imana yambwiye igiye gukora muri kuno kwezi kwa 11 Uwiteka Imana yarambwiye ngo hamanutse imbaraga nabisubiramo hamanutse imbaraga Imana imanuye imbaraga izo mbaraga rero ni imbaraga zikiza abarwayi nakubwiye ngo ibi natangiye kubyirebera kuwa gatanu hari umukecuru waje kuwa gatanu mu materaniro uyu mukecuru yaje bamutwaye mu kagare bamusunika ari mu kagare ndabyibuka nari ku ruhimbi ndimo mbwiriza umukozi w'Imana witwa Ntambabazi niwe twari twakiriye amaze kubwiriza umwanya ntindamo cyane no umwanya wo gusengera abantu sengera abarwayi uwo mukecuru bari bazanye mu kagare numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nubwo bamuzanye bamusunika mu kagare ntabwo ari butahe mu kagare araza gutaha yigenza mbitangaza abantu ubona bamwe badafite kwizera bumva bitari bubi Imana ishimwe cyane shuti yanjye nta n'iminota 10 nasenze iminota mike kuko buriya isengesho rimwe kwizera rirakora mbwira wa mukecuru namubwira nti haguruka mu kagare haguruka nitonze haguruka umukecuru arahaguruka yari amaze imyaka 23 yibera mu kagare arahaguruka akagare uwaje amucunga agashyira ku ruhande yatashye yigenza n'amaguru izo ni imbaraga z'Imana rero Imana yakora ibyo ngibyo ngo umuntu agikuzimu revele mato fekita crope se fole grâce ale brove le mas le grâce drafe ko fele mas
les croyances, les grands faits tapons. Ah, les mises à fond les grâces. Tapez les mots, civilement, très fort les grâces. Apé fait les grâces. Imbaraga zima, zikiza abarwayi, zigiye kumanuka. Zigiye kumanuka muri uku kwezi. Imbaraga zima zihagurutse abantu mu tugara ziramanuka kuko ububyutse. Levilima sokitra folebra. Nimbi wawe ntabwo ufite, menya ngo hari abandi bari gusenga. Alima zofelegra tape felema. Uyu munsi umukecuru ni muzima. Dra felema zokita. Yatashye yigenza n'amaguru. La meza la fole grâce. Mana arambwiye ngo mu kwezi kwa 11 hari imbaraga zikiza abarwayi zimanutse. Zimanutse. Kandi Imana igiye gukiza indwara zananiwe n'abaganga. Indwara abaganga bananiwe. Abaganga barakubwiye ngo taha wigumire mu rugo iwawe. Ntabwo uzakira. Ngwino tugerageze Imana. Ngwino tugerageze Imana. Cyangwa se izere iyi message, izere ubutumwa Imana impaye. Urakira. Reka ndamuri ikiganza. Numvise Uwiteka Imana ambwira ngo ndamuri ikiganza cy'iburyo. Nsengera abarwayi. Ndasenze none mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu wese urwaye. Nsengeye abarwaye kanseri. Kanseri nigende. Nsengeye abarwaye diabete. Diabete nigende. Nsengeye abarwaye imivuduko y'amaraso. Iyo mivuduko nigende mu izina rya Yesu. Nsengeye abantu barozwe nibakire kubohoka, nibakire gukira, nibakire none mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo. Urakoze Mana. Yesu ngo asanga umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi Betesida arindiriye ategereje. Yesu ahageze, imbaraga zikiza abarwayi zari zahashyitse. Nimba Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibirenze n'ibyo nakoze hano mu isi, nshuti yanjye, iryo jambo ntabwo ryapfuye kwandikwa muri Bibiliya gutyo. Hari impamvu. Yesu yaravuze ngo nimukiza abarwayi, muzura abapfuye, ngo kandi dore ibimenyetso bizaherekeza uwizera wese izina ryanjye, ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ntabwo iryo jambo riri muri Bibiliya. None se ubwo rupapuro turukuremo? No, iryo jambo ririmo, ryaranditswe. Bisobanuye ngo hari imbaraga zimira izindi imbaraga. Hari imbaraga la felema. Hari imbaraga zikiza abarwayi. Ziramanutse nazumvise. Mbonye umubare 5,000 uciye mu maso yanjye. Mbonye umubare 5,000 uciye mu maso yanjye. Usobanuye iki mu isi y'umwuka? Numvise Imana imbwira ngo hari abantu bageze mu 5,000 bakize. Hari abantu bageze mu 5,000 bakize. Zofelema drobeza fo etakipa. Shuti yanyu nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo urakize. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo urakize. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo urakize. Ndagira ngo nkubwire ngo urakize. Ndagira ngo nkubwire ngo urakize. Ndagusengeye nonaha akira gukira. Ndagusengeye nonaha akira gukira. Ndagusengeye nonaha akira gukira mu izina rya Yesu. Asante Baba. Asante Yesu. Icya karindwi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 12, Bibiliya ivuga gute? Itwereka uburyo ngo bicisha Yakobo inkota arapfa. Yakobo amaze gupfa, ngo baranezerwa, bavuza impundu, barishima. Ndagira nkubwire ngo abadayimoni amaze iminsi bavuza impundu ku buzima bwawe. Abarozi bamaze iminsi bavuza impundu ku buzima bwawe. Abakoniko n'abatweze bamaze igihe bavuza impundu mu muryango wawe. Impundu barazivugije, urabyumva? Bamaze igihe bavuza impundu bari kuzivuza. Ariko ndagira nkubwire yuko ntabwo Imana iri bwemere yuko abanzi bawe ibikurwanya bivugiriza impundu kunesha. Ntabwo Imana iri bubyemere. Muri icyo gihe ngo bari mu munezero bishimye yuko Yakobo bamwishe, Yakobo yapfuye. La meza fo. Can I prophesy? Dale meza fo etrape. Can I prophesy? Numva ngiye guhanura. Imana ishimwe cyane. Muri ako kanya, ayo masaha,
ngo banezerewe bishimye yuko Yakobo yapfuye, bafata Petero bamushyira muri gereza ngo baramwiyongeza. Inshuti yanjye, natangiye mbabwira ngo abantu bafite ubwoba yuko hari imbaraga zigiye kubiyongeza, yuko abarozi bagiye kwiyongeza, yuko Sekibi Satani agiye kwiyongeza. Ariko mu bantu Satani agiye kwiyongeza mu mpera z'umwaka ntabwo urimo, nanjye sindimo. Nawe niba ubyize yavuga ngo ntabwo ndimo, vuga ngo sindimo. Imana nishimwe cyane. Bafata Petero baramwiyongeza ngo bamushyira muri gereza. Bamushyira muri gereza, Imana irabyemera ajyamo, ariko Imana yayize uburyo igomba kwihesha icyubahiro. Bamushyira muri gereza ngo baraye bari bumusohore muri iryo joro. Fole maseta kipa, baraye bari bumusohore muri iryo joro, muri iryo joro, muri iryo joro, muri iryo joro, baraye bari bumusohore muri iryo joro. Ngo Imana yohereza marayika w'Imana ngo araza asanga Petero muri gereza, ngo akoma Petero mu mbavu, aramubwira ngo Petero, byuka, kenyera, kweta inkweto, felima lazele grabe zafo. Ngo ateye intambwe ya mbere, Petero urugi rurakinguka, inzugi zirakinguka. Niki nshaka kubabwira? Ndashaka kubwira ngo Imana yarambwiye ngo muri ukwezi kwa 11 ije gukura abantu muri gereza. Hari gereza Imana igiye gukuramwe abantu. Gereza z'ubugumba, gereza z'ubushomeri, gereza z'amadeni, gereza z'icyangiro, gereza z'igisuzuguriro, ubwoko bwose bwa gereza utinzemo urayisohokamo. Petero ngo agira ngo abirose mu nzozi. Petero ngo agira ngo abirose mu nzozi, ariko marayika w'Imana amaze kumukoma mu mbavu, amukozeho mu rubavu, Petero ngo ateye intambwe, inzugi zirakinguka. Nusohoka muri gereza, inzugi zirakinguka. Nusohoka muri gereza utinzemo, kuko ikintu cya 7 Uwiteka Imana yarambwiye kuno kwezi kwa 11, ukwezi kwa 11 Imana ikuye abantu muri gereza. Imana ivanye abantu muri gereza. Amen. Evode, hari abantu bavuye muri gereza. Amen. Hari abantu Imana ikuye muri gereza. Nshuti yanjye, gereza ndimo mvuga ntabwo ari yahangaha yayindi bita mageragere. Oya. Hari ukuntu umuntu yiturira muri gereza n'abayizi. Umuntu akaba muri gereza y'ubugumba n'abayizi, gereza y'amadeni, gereza y'ubukene, ukasanga iyo gereza uyibayemo imyaka nawe urayizi, ariko uyisohotsemo mu izina rya Yesu. Amen. Uyivuyemo mu izina rya Yesu. Uyisohotsemo mu izina rya Yesu. Icyanyuma cyo cya 8, Imana ishimwe cyane. Imana nihimbazwe. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Nagira mbabwire ngo Imana irambwira ngo mu kwezi kwa 11 ngo Imana yohereje ubutabazi bwihuse. Ubutabazi bwihuse ndabuvugaho muri ubu buryo. Evode, duherutse kuba turi mu masengesho. Reka iki kintu nkivuge ko ndimo ndasoza. Turi mu gusenga Imana, nari ngeze mu mwanya udasanzwe wo gusengera abantu. Ndasenga, ngera muri uyu mwanya numva nzamutse mu kindi kirere, ntangira guhishurirwa. Muri uwo mwanya Imana imishurira umudamu umwe mu iteraniro. Ndamubwira ngo Imana igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe, kiri butume uhwera. Babyumvise? Kiri butume ahwera. Abantu baraseka batize kuhanuye ko ari buhwere. Icyo gitangaza kiri butume ahwera. Biragenda gute? Reka mbabwire, ntabwo mvangiwe, numvise Imana imbwira yuko Imana igiye gukorera uyu mudamu igitangaza kiri butume ahwera. Amaye. Icyabaye niki? Amateraniro ararangiye. Ariko mbere yuko arangira, urabona buri hari ukuntu abashumba iyo duhagaze imbere mu materaniro tujya tubwira abantu ngo nimuramukanye, muhoberane, mwifurize amahoro y'Imana.
wa mudamu akaba iruhande rwe hari umugabo wari uhicaye abyumva. Noneho ndababwira nti nimuramukanye mu materaniro muramukanye. Wa mugabo aramutsa wa mudamu, nahanuriye yuko Imana igiye kumukorera igitangaza kiri butume ahwera. Aramuramutsa, akimara kumuramutsa ndangije ngobekama kandi kantu muri rusange nari ndi ku ruhimbi. Ndababwira nti ariko mubazanye ubundi uwo muntu hobereye kumubwiye kumukunda uzahataha. Ubwo wa mugabo ahita abwira wa mudamu aramuga ati nyamara amagambo profeta avuze nayo ukuri koko, nari nkubeshye ndagukunda kandi mu byukuri sinzi naho utaha, sinzi naho uba, ariko ejo nzagusura ndangira huba jewe nzabasura mu rugo. Imana ishimwe cyane. Amateraniro asoza, ariko Imana yavuze ngo uwo mudamu Imana namukorera igitangaza kiri butume ahwera. Ubwo hari ukuntu nyine amateraniro yarangiye abantu bahana kontakte, baramubwira ati ntuye hano hanaha, ntuye Kabuga ahanaha gutya na gutya, uzaze kusura nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Imana nihimbazwe. Uwo mugabo akaba yaje mu materaniro kwa kundi abantu baza nyine kwivumbira ibihe byiza biba biri ahantu abantu bari gusenga. Icyo gihe yaje imodoka yayisize yizira kuri moto, ariko ni umugabo w'umukiri. Imana ishimwe cyane. Arangije icyabaye n'iki ku munsi wakurikiyeho aragenda afata V8 yiwe apakiramwo imiceri kawunga aruzuza, aravuga ati ngiye gusura umuntu. Namubwiye ko ku munsi ukurikiyeho ndi umusuri kanjye kumusura. Bari bavuganye atwara ibyo bintu nyine, aramuhamagaye se runaka urahari, za saha twavuganye nje gusura urahari, ndetse ndahari rwose, n'umugabo wanjye namuteguje turahari mu rugo, ngwino mudusuri. Araza yatsi imodoka aragenda ni Kabuga avugije amahoni. Umudamu arasohoka arakingura ngo akingure, ariko noneho rero wumve ikibazo cyari gihari. Iyo nzu uyu mudamu yabagamo n'umugabo we bari babahaye priyavi ivuga ngo bitewe n'amezi 8 bamaze batishyura inzu, ibintu byabo barabita hanze. Ku munsi ukurikiraho ibintu byabo bari bubite hanze. Wibuke ko Imana yavuze ngo irakora igitangaza kiri butuma agira gute ahwera. Umugabo ati mukure nk'ibintu hariya nabazaniye mu modoka. Umugabo w'uyu mudamu aho ari mu nzu kwihangana biramunanira, aravuga ati reka nkubwire, nubwo utuzaniye ibi bintu ariko umenye neza ko ejo ibintu byacu barabijugunya hanze, kuko uradusuye ni byiza. Madamu wanjye yambwiye ko uzadusura, sinari nkuzi, ariko umenye neza ko ejo ibintu byacu barabijugunya hanze. Umugabo asohoka muri V8 arabumviriza, arangije arababwira ati okay nta kibazo, mwe mu bisohore nta kibazo, musohore bino bintu mu bisohore mubyinjize mu nzu hanyuma nigendera, ariko noneho ejo ku munsi ukurikiyeho tuzahurire Kacyiru niho mba. Kontakte barazifite, nimero ze, muzaze nanjye kundeba Kacyiru mu rugi wanjye, muzaze kundeba abahisa la vele mazo tafe etakipa. Shuti yanjye hari igihe Imana igiye yohereza ubutabazi bwihuse. Icyabaye niki, isaha bahanye umugabo n'umudamu we bashyizemo akambaro keza, baragiye kuri randevu bahawe. Bagezeyo kwa wa mugabo ni igipangu kitikoraho, barasonnye barabakinguriye. Madamu w'uyu mugabo aho nyine bagiye kuri randevu nawe yari ahari, n'umugabo we nawe ahari. Kumbe uribuka ko umugabo ni wabahaye randevu. Umugabo arangije asohokana kontake y'imodoka, urakurikiye, asohokana kontake y'imodoka, arangije arabakingurira. Amaze kubakingurira wa mudamu arinjira n'umugabo we barinjira. Bamaze kugera muri iyo nzu, icyabaye niki, wa mugabo akuramo ya kontake ya V8, arangije ayihereza wa mudamu, aramubwira ati madamu,
iyi modoka niyo naje cya gihe nje kubasura mbazaniye ibiryo, none numvise Imana impata kugira ngo iyi modoka nyibahereze. Umudamu aho kugira ngo yakire ko ntaki, aramanuka no hasi arahwera arahwera. Umugabo we bari kumwe atangira kumuhungiza aramuhungiza. Ubwo wa mugabo arakomeza, reka mbabwire ntibirarangira. Iyi nzu muje kudusuramo, aha dufite amazu menshi muri Kigali, Imana duhaye umugisha. Iyi nzu ntabwo ikiri iyanjye. Iyi nzu numvise ikibazo mufite cy'uko ejo bazabajugunyira ibintu hanze. Iyi nzu turagenda tuyandike ku mazina yanyu, ntabwo ikiri iyanjye. Akivuga iryo jambo, umugabo nawe aramanuka no hasi arahwera. Imana yavuze ngo irakora igitangaza kiri butuma agira gute? Ahwera. Ubwo ntibahamagaye ambulance nije, ntitwaye abantu kwa muganga, urabyumva, ntibagirejeyo. Umugabo arazanzamuka, azanzamuka mbere y'umudamu. Wa mudamu niwe nahanuriye ko Imana iri mukorere igitangaza kiri butume ahwera. Umugabo wazanzamuka mbere y'umudamu, bigeze saa 11 z'umugoroba, umudamu nawe abarazanzamutse. Azanzamutse arangije abaza umugabo we, ariko se ko ndi kwa muganga hano, ibi ni ibiki? Byagenze bite? Habaye iki? Ese niki cyabaye? Umugabo aramubwira ati nta makuru ufite. Cya gihe wakira ko ntacyo y'imodoka ya V8, wa mugabo yaje kuvuga ngo na yanzu twagiye kureba nayo ni yacu. Umugore arongera aramanuka no hasi arahwera. Nshuti yanjye, umugabo arongera ajyaho arahungiza. Yaje kuzanzamuka saa 2 z'ijoro. Ibintu nkubwira niki? Uyu munsi Imana bahindura amateka. Yabahindura amateka. Ibaze kubona V8, ubonye n'inzu, ibintu byawe bari benda kubijugunya hanze, amateka yarahindutse. Ibi bintu Evode maze iminsi mbwira abantu, ndababwira ngo umuhanuzi ashobora kuguhanurira we nta n'imodoka agira, akaguhesha umugisha wo guhabwa imodoka kandi watarayitunga. Umuhanuzi yaguhanurira inzu we akinakodesha kandi ugahabwa inzu, kubera ko ubwo butware twarabuhawe, izo mbaraga twarazihawe. Uyu munsi amateka yarahindutse. Y'uyu mudamu n'umugabo w'amateka yarahindutse. Babona V8, babona n'inzu. Izo ni imbaraga z'Imana. Ndashaka kubwira abantu, mbabwira ngo Imana yohereje ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe. Wizera Imana, wiringira Imana. Imana yohereje ubutabazi bwihuse. Kasenga Imana, amasaha arageze. Uwiteka Imana igira neza, Uwiteka Imana yo guhimbazwa, Uwiteka Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ikiranuka, Uwiteka Imana yuzuye ubuntu n'urukundo, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana nyamana, Imana nzima, Imana iriho kandi izahoraho. Turasenze mu izina rya Yesu, dusengeye abari badukurikiranye, dusengeye buri muntu wese wizeye ubuhanuzi Imana yampaye bw'ukwezi kwa 11. Kora igitangaza Mana mu buzima bwe, ohereza ubutabazi bwihuse, koresha itegeko la vele mazo kita pole grace, bohora abantu bawe Mana. Mbaraga z'Imana zikora ibikomeye, mbaraga z'Imana ziruhura abarushye, mbaraga z'Imana zikiza abarwayi, mbaraga z'Imana la pefelema zokita pelegrafo, mbaraga z'Imana la mezala grofele grasi etakifo, zikura abantu muri gereza, zikura abantu aho bazirikiwe. Mbaraga z'Imana zibohore ababoshywe. Urakoze Mana kubikoze, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye Mana shimwa. Amen. Prophet urakoze cyane. Ubuhanuzi bwari bukomeye. Amen. Uravuze uti ngiye guhana ibintu bikomeye n'ukuri, ariko byari bikomeye byo. Abandi banyarikiye kuri Sarakiza TV, nirangagije ko hari n'umuntu wagukenera mu gikari. Yego. Nimero ndi buzipininga, ariko ushobora no kusibabwira hari wenda. Nta mategeko abihana. Nimero zacu ntabwo tuzigira ibanga, turazitanga. Telefone yanjye uyikeneye ni 0782
28 48 07 0782 28 48 07 umpamagare wandike SMS tuzavugana aho uri hose wizera Imana Yesu nizeye ni muzima kandi aracyakora Evode wakoze nawe twakira Imana iguhezagire cyane amen urakoze cyane reka ngushimire nshimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka amen shalom shalom